ngo rero ako kantu mukumve neza munagasobanukirwe. Agahinda k'umusore kuvuga ngo katanze uruhara rw'umusaza kumera imvi. Uyu munsi wa none ngewe umusaza ubwanjye mba mfite byinshi mpura nabyo, ariko mfite na none uwo mbiganiriza. Iyo mbiganirije umukecuru wanjye ibyo nahuye nabyo, agahinda n'umubabaro byanjye bigira gute, biragabanuka anyway cyangwa se bigashira. Ariko uyu munsi wa none umusore ibimugoye byose, ibibabaje byose ahuye nabyo abihamba ku mutima, kuko aba adafite uwo yabitoborera ngo agire gute abimubwire, amufashe kwihangana cyangwa se amwihanganishe, amurema agatima. Uyu munsi wa none rero kuko umusore aba adafite ikindi kintu yakora ku bibazo ahura nabyo, niyo mpamvu bavuze ko agahinda k'umusore katanze iki, uruhara rw'umusaza kumera kumera imvi. Noneho hari n'ikindi kintu nabonye, ndagira ngo dusobanurire abantu yuko imyumvire ya kera cyangwa se ibintu byinshi abantu ba kera bagiye bita amazina bimwe by'imigani, ubu ngubu muri iki gihe turimo cya viziyo, ibyo bintu byose byagiye bikosorwa, mbese byahinduriwe imvugo cyangwa se inyito. Hari ukuntu umuntu aba ari kuvuga ikintu, umuntu akavuga ngo uri kuvuga ubusa, ukibaza ni gute umuntu yaba akubwiye nk'ikintu ukamubwira ari kuvuga ubusa, ese gute kandi ari ijambo yavuze, bihindutse gute ubusa? Aho hantu kugira ngo abantu wenda babikoresha bajye bagira gute, bajye babikosora. Hari n'ikindi kintu nabonye ku bantu, ugasanga uhuye n'ibibazo. Buriya abantu benshi bahura n'ibibazo, ariko kubera ko batashaka kugira ngo babivuge abantu babyumve wenda babibafashemo, umuntu akagenda akabyihererana akavanga wenda ngo azabyikemurira. Ariko nagira ngo mbwire abantu ko ikibazo cyose wahura nacyo icyo ari cyo cyose, uramutse utinyutse ugatinyuka umugenzi wawe cyangwa se umuturanyi wawe cyangwa se umuvandimwe wa hafi ukakimuganiriza umubwije ukuri, icyo kibazo cyabonera igisubizo. Ariko tudafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tuzatugira gute, tuzatubyikemurira twebwe ubwacu. Sinzi hari umugani bajya baca ngo wekera nyibutse gisazi ngitagira umujyanama, ngo yagendanye na nyakwigendera. ako kantu wabyumva, nuvuga ngo urumva ahantu bijya guhura. Niba uhuye n'ibibazo ntubwire umuntu ngo akugira inama agufashe muri ibyo bibazo wagize. Hari igihe usanga bya bibazo bigeze gute bigukomeranye kandi byakabaye bitagukomerana. Urumva ngo isazi yabuze umujyanama, yabuze ingenzi yigira inama, sibyo? Irangije igenda na nyakwigendera, yagendanye n'umurava, yagendanye nyakwigendera, nyakwigendera. Ubundi habaho umukene, yagendanye na mayito, habaho umukene, hakabaho n'umukene. Sibyo nababwiye kare tugitangira, nkavuga ngo kugenda no gupfa ni ibintu bimeze kimwe. Kugenda no gupfa oya, wapfuye we ni umuntu mwamaze gukuraho amaboko byarangiye. Uyu munsi wa none ko twaje mu kiganiro, ubu turi ba nyakwigendera, uko twaje mu kiganiro twese twavuye mu ngo zacu, umwe yavuye Kantaranyo, ndavuka Musasamano, ndavuka aho bitira Ibweramvura. Uyu munsi jambo bavuze ngo bagiye barihuse, bari bagiye bari gukora iki? Abagiye ngo barihuse, abapfuye barihuse. Ntago ariko bivugwa ko abagiye bihuse, abapfuye barihuse batarebye ibi bibazo ufite. Mise kwihuta no kugenda urumva atari ibintu reka umuntu kwihuta bikoreshwa mu bintu byinshi, sibyo? Ariko gusa baravuga ngo ugiye akagaruka abagira iki, abagira Imana, sibyo? Ajya ashima Imana, kubera ko umuntu yagiye nyine hari urugendo agiyemo cyangwa se muri bya bindi agiyemo, niba ari byiza aragaruka, niba ibyo agiyemo ari bibi ntabwo ari bugaruke. Ariko noneho nyakwigendera, urumva yagiye, nyakwigendera we ni umuntu uba wagiye, nyakwigendera yagiye ntagaruke. Niyo nyakwigendera se, bundi hari akantu nakona, urumva aba yagiye, hari akantu nabonye. Nyakwigendera buriya kuvuga ngo umuntu nyakwigendera si umuntu wenda wavuye nk'ahangaha agiye nko gupagasiriza ahantu akagwayo, gusa bita nyakwigendera. None nyakwigendera yamusobanura icyo kintu cyumvikane neza. Usanga iyo bari kuvuga ibyo bintu, yagiye he, iyo bari kuvuga amateka ye bavuga ngo nyakwigendera cyangwa se utashye, yego. Ariko uyu munsi baravuga ngo nyamara aratashye cyatabarutse, urumva atabarutse yari afite abana bangahe, atabarutse byari bimeze gute. Ariko uyu munsi wa none nyakwigendera ntago ari umuntu hagiye gupagasa,
uyu munsi nyakwigendera ni umuntu uba witabye Imana washyinguwe, tugatangira tukamubwira nti iruhuko ridashira, cyangwa se cyaba cyarakwibiye amateke ati cyari cyaratujengereje, byaterwa n'uko ubyumva n'ibyagukorera, ariko ni umuntu uba wamaje gupfa, nawe wagiye gupagasa akagwayo, urumva agapfirayo. uwo nguwo twebwe ubwacu nk'abantu bakuru tumwita umugwagasi, ariko aba yapfuye nawe waguye mu rupagasizi ni umugwagasi babivuga nabi ariko biriya bintu nabyo rero umugwagasi hari ikintu nabonye nacyo gishobora gutera agahinda. Umuntu aramutse agize upfushije nk'umuntu ariko agapfa ntumushingureho cyangwa se ntumenye ngo urupfu rwe rwagenze gute, uwo muntu wazajya uvuga ko yapfuye kandi utaramubonye, wenda ntiwigeze umubona muri uko gupfa kwe, yaragiye aragenda, mu kugenda kwe ntabwo yagarutse. Mama wawe ntiyamushyinguye na so na bene wanyu uretse gutegereza mukamushaka mukamubura, nyine ntawagarutse. Uwo muntu wabifata gute? Ubwo nawe twamwitanya kwigendera. Oya none oya, ahanini abo bantu mujye mubyirinda, abo bantu biba ari ibintu bibi. Uyu munsi wa none niba uzi neza ko so utazi aho aherereye, ntuzihutire kumubika cyangwa kumurangisha ko yapfuye ngo abantu baze bagutabare. Uyu munsi wa none niba nta rumbe ryawe twagiyeho cyangwa byundi twagiyeho, mbese tutaje kurara ijoro iwawe, urumva ku kiriyo, niko abanyarwanda babivuga, tukaba tutaje kuharara, ntago ngo umurambo wawe tuwutegereje kuva mu nzu bakawushyingura wagaragaye, ntago umuntu ukwiye kugenda uhamya ko yapfuye. Uyu munsi wa none abagiye mu rupagasose bagahero cyangwa bagatinda, ntago ari uko babereye iyo mayiti. Hari urupagaso ugerayo rukakubera rwiza, cyangwa iyo rukubereye rwiza hari igihe bibaye ngombwa kugumyayo kubwo ibintu imitungo myinshi waronkeyeyo. Uyu munsi wa none ari wowe uyikontorora, ntabo ufite bagufasha kugira gute kuyimanaginga, bigatuma utindayo cyangwa ugumayo. Uyu munsi wa none ujya mu rupagaso usize umudamu hehe imuhira, wagerayo waronka wenda ku gataka wenda nk'agahegitari cyangwa se nk'ubutarasi bungaye, wategeza ko umudamu wamusize muri sudugudu, ugahita ugaruka kumutwara urwo rupagaso ukajya kumwereka icyo wungutseyo ukamukura aho ngaho. Rero ntabwo bivuze ko wundi watinzeho yapfuye. Urumva abantu batinda ahantu bitewe n'impamvu runaka. Ni umunsi wa none rero ntuzihutire kubika umuntu ukiriho, ni n'icyaha gihanirwa n'amategeko kuko uba uri kwambura umuntu ubuzima. None se ko hari igihe wenda agendana n'abantu bakavuga ngo twamubonye wenda agwe aho mu cyambu, cyangwa se twamubonye wenda inyamaswa zimusimbukana, ese ubwo ariko bakurikira wenda cya cyambu ntikimuruke ntibanamenye n'aho ari, cyangwa inyamaswa ikamusimbukana ikamurengana ntibamenye ngo niba yamuri ikamurangiza, niba hari abageze igihe ikamujugunya wenda ikamusangira n'izindi nyamaswa bakamusaranganya. Uvuga ngo ibyo bintu ukibaza ngo ese ubwo umuntu baramutse babikubwiye, ariko nabo bakavuga nka gutyo ko batabihagaze nyine, ko batabonye irengero rye, gusa bamubonye wenda kandi hari abagwa mu cyambu bakavamo. Hariho n'abinyamaswa isimbukana n'igatwara akaboko gusa cyangwa akaguru akazakira. Ese ubwo umuntu iyo nkuru wamutse uyumvise ko papa wawe yirutsweho n'inyamaswa, ariko ntibavuge ngo yaragiye, wakabaye rero wihutira kubaza abo bantu bakakubwira ubwoko bw'icyo gisimba cyamwirukanse, ukajya kubibaza ukajya kubaza ibyo bisimba, kuko uyu munsi wa none igisimba nacyo ubwacyo kibonye ubabaye hari igihe kikurokora cyangwa se kikakubwira inzira wacamo. Uyu munsi biravuga, uyu munsi wa none cyangwa guca kabiri nabahereza urugero, wajya imbere y'idubo ukaribaza ngo papa yagize, ahubwo uretse kujya imbere y'idubo mureka ako kantu nkabasobanuriro gatoya. Urabona nkatwe abantu tworoye himbwa babayeho abahingi. Uyu munsi wa none iyi mbwa iteka n'itegeko uzajya usanga imbwa iri imbere ya shebuja, ntabwo ijya inyuma. Iyo imbwa iri imbere ya shebuja ikagera ahantu, kuko iba kenshi na kenshi uzasanga yamusize muri metero zigera mu 10 cyangwa 20. Iyo igeze ahantu ikahura igasanga hari uburari bw'ikindi gikoko kiyirusha imbaraga, gikaza gikomeye, yambwa ihita ihindukira igasubira inyuma. Yambwa rero kubera ikuburiye ntiwumve, ntuhite nawe ukurikira ngo wibaze igitumye imbwa yawe y'inka zisubiye inyuma.
wowe ugakomeza nturebe imbuzi yuko imbwa ikuburiye ko imbere hari ikintu kibi, ukayima amatwi ukavuga ngo ni ya mbwa yanjye ndayizi ubwo hari igikurikiyeho ihuze uburari bw'urukwavu aho yanyuze ngo ubwo nicyo kiyisubije inyuma. Uyu munsi wa none iyo ukomeje cya gisimba gishobora kukwica, ariko urumva ubuzize amatwi yawe mabi. ese aho ntacyo ndaho ndabyumvise, ariko hari icyo kibazo njya ngira ko hari ukuntu tujya tubona ukabona umuntu arapagasa akorera amafaranga menshi ariko ntakire, urumva hakabaho n'umuntu ubona ko adakora cyane ariko agakira. Byaba bituruka ku iki, cyaba biterwa n'iki? Ako kantu tujye tukagendanaho neza, kwiyuha kuya siko gutunga amafaranga, kandi gukora cyane, ugakora cyane pe, nubwo wabira icyuya cy'amaraso, uwo mugisha utari uwawe w'icyo gihe cyo kuba watunga amafaranga wayafata, turabamenyesha ko ntayo wabona. Uyu munsi wa none ako kantu tujye tukumva neza pe, twese dutegetswe gukora, dutegetswe no kuyaharanira pe, ariko buri muntu uyu munsi wa none agira isaha ye yo gutunga ayo mafaranga akamugirira akamaro agakira. Uyu munsi wa none benshi bakize, benshi bafite amamodokari, benshi bafite amabutike, benshi bafite amakenkayoro akomeye. Uyu munsi wa none ntago ari uko barushye nk'uko twebwe turi kuvunika uyu munsi. Ntago kubira icyuya nubwo cyazamo amaraso, cyazamo iki, ntago gukora cyane ariko gutunga. None se kutaryama ngo bize? Kutaryama wewe wahora mu buriri ugatunga isene? Byaterwa n'icyo uryamiye. Uyu munsi wa none nshobora kuryama ndinze miliyoni zanjye 2 ndi kuzikorera ubusekirite nziryamye iruhande ngo hatagira uza kuzisahura. Ese ntago nzakira? Sizo miliyoni 2 zuziryamanye ukaziryamisha aho ngaho zitari gushorwa muri business ngo zikore, utari kugura wenda n'inzu, wenda ngo nubona undi musherisheri ayisherashereye ugafataho miliyoni 2. Mbandyamye he? Mbandyamye. Uryamye mu nzu yawe ariko uryamanye na za miliyoni 2. None se wowe utafashe izo miliyoni 2 ngo zigure indi nzu ya kabiri, ubu uyishyize hariya ukazagumana izo miliyoni 2, ukwezi kwa mbere kugashira uryamye manye miliyoni 2 mu nzu, ukumve neza ako kantu. Ukwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane uryamanye miliyoni 2 nizo uri kurinda. Hari kuryamana amafaranga mu nzu, none ntabwo byemewe. Ngubu na leta iramutse igufashe ayo mafaranga utabyaje umusaruro, amafaranga uri kuyabika mu nzu, ntabwo uri kuyacuruza cyangwa se ntabwo uri kuyakoresha cyangwa yajyane kuri banki. Sibyo ndi kuvuga. Ahubwo ari ikintu ndi kwibaza hagati aho, amahirwe ntabwo bagufunga, bagukorera ubukangurambaga bwo kumukundisha izo konte, bagufunga kuko urugombye igihugu, ufata amafaranga ukayabika mu nzu iwawe, niba ubitse ngo cyangwa se uyagurize n'abandi bantu bonda bakore nabo biteze imbere, ukavanga nuko ari wowe yaruhiye ukayabika mu nzu wawe. Ibyo bintu leta iragufunga. Ubwo kugira ngo urugombye igihugu, aho kugira ngo ufate amafaranga yawe uyu munsi wa none uyabike mu nzu bagufunga, wayajyana ukajya kuyabitsa ukiba, ntibyo byatuma batagufunga. Uragenda ukayajyana kuri banki ikayacuruza, yamara kuyacuruza none wenda ikagira utunyungu nayo yungukaho. Urumva iyo amafaranga ari gukora n'igihugu nibwo kiba kiri gutera imbere. Ariko iyo amafaranga uyafashe ukagenda ukayataba nk'umuntu mu gasanduku ukayashira aho ngaho ngo batazayiba, urumva icyo gihe igihugu buri kugihombya, uretse n'igihugu kugihombya n'abaturage n'abantu bo mwaho gace bose buri no kubahombya. Ahubwo byaruta ugafata amafaranga ukafata abantu ukajya nko mu bibina ukavuga ati niba mukeneye amafaranga munkorere inyandiko tujyane n'amasezerano mbahereza no mafaranga mugire gute muyacuruze. Ko nta muntu wemerewe gucuruza isente atari banke zonyine. Nuva ngo kuzicuruza we ntabwo agenda avuye ngo wenda ngo nafashe isoko, we no kugera agafata abantu bibungiye hamwe, urumva akasa nkayo batije hanyuma bakagira akabahereza inguzanyo. Aho hana bayakoze konte ye ntabwo byemewe, ishinzwe kuguriza ntabwo byemewe. Ahubwo uyu munsi wa none turabamenyesha abantu mu kibika mu bimuga ko mwagana amasaka bayegereye. Sako byabaye byiza uyu munsi wa none, turagenda aho ugeze hose ukabikura, upfa kuba ufite konte yawe iriho iki amafaranga. Njya numva mwana ngo hariho n'abantu ngo baba bafite mu mifuka ngo bakayanura ngo bakayanika hanze kuhema, ariko kuki ntarabanyuraho ngo bayane, nge ntago ibyo bibaho. Ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo ikibazo rero nanumbuka ndibaza ngo ese amahirwe n'umugisha bitanira? Amahirwe n'umugisha ni igisekuru kimwe. Reka nkubwire, kugira umugisha no kugira amahirwe
ukumva ari ibintu ni ibikeba ariko ntabwo ari kimwe. kuko ntabwo ibyo bintu bigira n'ishyari, ntabwo ibyo bintu ari ibikeba. Ariko bakubwira ibintu by'ibikeba ni ibintu ubwabyo yego biba bitarebana neza. Ese umugisha n'amahirwe ntabwo birebana neza. Dore iyo umuntu yagize umugisha muri icyo kintu, ubundi mu bikintu wahitamo ni nk'igiki kimwe muri ibyo? njyewe aho kugira ngo ngire umugisha naho kugira ngo ngire amahirwe, wahitamo iki? nagira amahirwe. Wagira amahirwe ngo nagira amahirwe. Njyewe rero byose nabigira, kuko weho reba umugisha. Ubu nuri kureba iki kirere gishobora gukuba tukona nyine. Njye nahitamo umugisha. Buri muntu asobanura ku kantu. Njye nahitamo umugisha. Dore iki kirere gishobora gukuba, noneho tukabona imvura iraguye, urumva? Ndi kunyanguza. Noneho tugahita tuvuga ngo tugize umugisha, imvura iraguye, imyaka twateye ireze, sibyo? Akandi kantu rero ku mahirwe, urumva? Njyewe nshobora kuba ndi umukene, urumva? Umukene nyine, umukene wawe undi mukene w'umutindi, urumva? Cyangwa se umutindi nyakujya, urumva? Noneho njyewe nkagenda mu muhanda, wewe kubera ko uri umukire ufashe wenda nka moto uhambiye izo miliyoni 5 cyangwa miliyoni 7, ugiye kubitsa he kuri ya banki twavugaga, sibyo? Noneho ngiye nkagenda ya mafaranga wowe kubera umuvuduko ufite projet nyinshi mu mutwe, uri kuvuga ati birabiri gupfa reka ngiye kuri banki kubitsa vuba. Nyanguza yewe. Ndi kunyanguza. Noneho ubwo ukaburagiye moto y'amafaranga ukaba yarataye, urumva? Ukaburi hafi ko ratora. Nkaba ndayatora. Kunyanguza. Mba ngize iki? Ngize amahirwe. Nari umukene mbonye miliyoni 7, ako kazu nimbo nakodeshaga ngiye kujyana nanjye nguri inzu yanjye ya miliyoni 3, izindi miliyoni zingahe? Twamwumvise ari gucungira ku mahirwe ni ukutoragura amafaranga y'abandi. Binavuze ngabonye naho yayiba yayasimbukana. Ariko none reka ngusobanurire. Byose si amahirwe. Ndashaka kugira ngo utubwire nawe ko umugisha. Reka musobanurire nanjye ku mugisha rero nyanguje. Umugisha umuntu arawuvukana, sibyo? Kandi umugisha umuntu arawuhorana. Urumva abantu bitandukaniye? Nuvanga ibintu byose wakora ari nta mugisha ufite, urumva? Byose bikubera imfabusa, urumva? Ariko amahirwe hano bitandukaniye n'umugisha. Amahirwe ngaza rimwe mu buzima, umvise neza? Iyo yagize ukarangaraho gato akagucika, ubwo uhita ugenda noneho ubikarangira ubuzima bwawe bukahurarangiye. Ariko umugisha wo aba bantu bose mubona bakize nuko bahawe umugisha, Imana yabahawe umugisha. Niyo mpamvu bakize. Ngo ngewe ukennye nta mugisha ntunze. Nuvuga ngo ubwo weho rero ase Imana ni gute yanyima ibintu byose? Ntago bibaho. Ngewe nta mugisha ubwo ntunze, nta mahirwe ntunze. Nge ndahamya ko umugisha amahirwe byose ndabifite. Ubwo uri umutindi. Oya. Ngewe umutindi nyakujya. Ngewe kuba naramutse. Naramutse, iyo naramutse nkavukana uburamu mba ndi muzima kandi mba nkungahaye. Uyu munsi wa none nta muntu wapfuye ukira, nta n'umuntu wapfuye ukira, ahubwo umuntu wese ugihumeka amafaranga yayatunga. Uwo mugisha uvuga kandi umugisha n'amahirwe, icyo kintu mugisobanukirwa. Umugisha n'amahirwe ni ibintu bibiri biba bibangikanye biri. Ariko icyambere cyiza ntabwo ari ibikeba. Ntabwo ari ibikeba, ibyo bintu ni bimwe. Kuko uyu munsi wa none ugize ayo mahirwe ntugire umugisha, ntacyo byamara. Ugize uwo mugisha ntugire amahirwe, ntacyo byamara. Ni ibintu bibiri. Umuntu ufite umugisha we uko byagera kose ako kantu banza ukumva. Ubwo ni kuvuga ngo ni nk'umuntu Imana yatoranyije. Urabyumva neza? Ni yatoranyije. None se Imana kugifata umuntu imwe ikamutoranya. Imana tuvuga ni korana iki ikoresha ikimenyana. None se ntabwo uzi neza ko twese nubwo wenda mu bantu Imana yaremye, impamvu bashize muri Bibiliya ahantu bavuga ngo Imana ntabwo izigera yicuza. Ubukeka ko Imana iza kumenya ko abantu yaremye bazitwara gutya, yari irabarema. Yari ibiyobe wese. Ntabwo yari ibizi. None se ubundi wewe watanze Gahini na Beri kubaho. None si byo bakoze wabonye ari byo buri Imana iza kuba yarabibonye. Itarimburiye kurangiza sengo inyoko muntu cyangwa se umuntu atazongera kuba kuri wenda natwe tubyara abana. Ubyaye abana bakamera nk'uko Imana yaremye abantu.
bakagukorera nk'ibintu abantu bakoreye Imana urumva baracyayikorera n'ubundi baracyakora ibibaba kuko nta kuntu Imana yakurema wabigenza ute nta kuntu Imana yakurema cyangwa se wabyara umwana yice mugenzi we uwo mwana uvuye ngo uracyafite uracyamutuze ariko mureke mbabwire ngira Imana ifite agahinda mureke mbabwire akandi kantu mureke mbabwire akandi kantu hari ahantu Imana izaduha imbabazi nayo izashishoze irebe none se urabwiriza Imana gushishoza ngiye ndi kuyisaba imbabazi ahubwo Imana kubabarire wa munyabyaha nta kibazo ariko kuba ari umunyabyaha nta kibazo ndanabyemera ahantu ngiye ndi kuvuga nakijwe byarangiye aha ndi kuvugira ngo Imana izatubabarire nayo irebe ko ibintu yaduhaye bimeze nk'ibintu byo kutugerageza dore Imana yaremye ibintu irema isi irema n'ijuru urumva abamarayika nimba ari Imana yabaremye ntabwo mbizi niyo yabaremye mu bamarayika Imana yari ifite si harimo Satani yari murumuna w'Imana oya murumuna w'Imana oya ubwo yarakuriye abamarayika yarakuriye abamarayika nubwo ntari Imana ariko ubwo ntacyo ubwo ni umuhungu mukuru yari umuntu mukuru ku Mana noneho Imana Satani yari umuhungu mukuru mu bantu bose Imana yaremye mu bantu bose Imana yaremye Satani ni umuntu wapi mu bintu oya mu bamarayika Imana yaremye noneho reba hano turi ku isi Imana Satani yayigizeho ikinani iramunanira urumva amwirukana hehe mu ijuru amuzana hano kuri buriyo nza ko ndi Imana Satani banahise nyirangiza umva se nyine nkubwira ahantu Imana izatubabarire noneho Satani yigize ikinani hehe mu ijuru amumanura hano kusi urumva ni kuzimu none natwe niho twisanze hano urumva hano ku isi none se yamumanuye aha turi kuzimu oya turi ku isi nese uvuze ikuzimu bikuye he uyu nguyu none se Satani hano ku isi ako mwaranavangiye Satani ari hano ku isi ari kuzimu muri kumvangira nge akantu nashatse kuvuga ntabwo muri kujya nagukumve Satani mpamvu ari kuzimu ikuzimu ni hehe ni hasi none se aha ni ku isi erega iyi si ni umva ngo wasiwe ugushijishano ahantu Satani bamuboheye ahantu oya ko tuzi ku isi hano mu bihugu byose biri hano ku isi haba ari igihugu muzi Satani afitemo umugabane cyangwa se inyubako ze ibikorwa bye noneho kuyo umuntu banamushaka wagira ukamusura ukamubona weho hari akantu utari gutekereza ahantu haba ni kuzimu hasi hano twebwe tutagera nta hantu tuhageze Satani twayirangiriza sibavuga ngo abantu bagikuzimu ngo kwenda gutuza niko sibavuga ngo abantu bagikuzimu kwenda gutuza ntago barabeshya ucukuye hano hasi nimba kuzimu ari ko bajyayo ukamenya aho banyura umva utajyayo ikuzimu ni hano ku isi ni hano ku isi ikuzimu nta